icyo ari cyo cyose kugira ngo mutazapfa. Hano baravuga no ku bisekuru byanyu ntibizanywe iyo vino. Ni ukuvuga ngo nimunywa iyo vino ku bisekuru byanyu byose muzapfa, kandi nimuyirinda ku bisekuru byanyu byose muzubaha Imana. Erega gupfa abantu benshi bajya batekereza ngo gupfa ni ugutakaza agakiza, gupfa ni ugutakaza ijambo ry'Imana, gupfa ni ukubura Yesu muri wowe. Amen. Abantu benshi baje ngo gupfa ni mu buryo bw'umubiri, no mu buryo bw'umubiri ugapfa, ariko bwa mbere na mbere tubanza gupfa mu buryo bw'umwuka. N'igisekuru cyawe kigata agakiza nacyo kigapfa. Hano baravuga ngo ku bisekuru byawe ntibizamuye iyo nzoga. Ntidutekereze uyu munsi wakuze mu muryango wanyu bumva nta cyaha kirimo, wowe ukijijwe mu muryango wanyu hamaze hari ibisekuru bimaze kuvaho, kandi ijambo ry'Imana ryari ririho. None se urumva batararimbutse? Urumva bataragiye muri gihono? Hari ijambo ry'Imana riravuga ngo n'umwaho no gupfa uzapfa. Ibyo ni byo Imana yabwiye Adamu na Eva muri Edeni. Iravuga ngo nimurya kuri iriya mbuto no gupfa muzapfa. None hano abatambyi barabwirwa ngo nimunywa vino igisindisha icyo ari cyo cyose no gupfa muzapfa. Ni ijambo ry'Imana. Nimuramuka mugikoresheje no gupfa muzapfa. Igihe cyo kubaho cyanyu kizagabanuka, ibi byo kubaho byanyu bizakurwaho. Mu yandi magambo baravuga ngo wibahetse ari kubwiriza uri mugongo, uko ibyo ukora uri inyuma yawe arabireba. Uyu munsi turatanga urugero ki abantu b'Imana kugira ngo abantu bareke inzira mbi. Uyu munsi uratanga urugero ki urugo rwawe kugira ngo abana bawe bakubone urugero rwiza. Urifata ute kugira ngo ibyaha bikorerwa mu nzu yawe, bikorerwa mu mubiri wawe bisohoke? Ni ikibazo. Kandi turabikora twarangiza tukajya mu nzu y'Imana tukitwa abakristo. Somera umurongo wacu Nadeye. Ngo ibyo byose ni ukugira ngo muzashobore gutandukanya ibintu bitagatifu n'ibitari byo, ibyahumanye n'ibyahumanywe. Amena. Ngo ni ukugira ngo muzashobore gutandukanya ibintu bitagatifu, ibihumanye n'ibidahumanywe. None se hano batubwira ko inzoga ihumanye kandi tuba tukiyikoresha. Ibyejejwe n'ibitejejwe. Niyo mpamvu Imana yatanze iki? Ubwenge ngo umenye ikibi n'icyiza. Si ijambo ry'Imana hano bene data? Ibi ntibibuza abapasiteri. None se byabuza abapasiteri umukristo bikamubera uburenganzira? Byabuza umuntu w'Imana umukristo bikamubera uburenganzira bwo kubikora? Ntabwo bibyemewe imbere y'Imana. Reka mbabwire, izina ryawe rishobora gukoreshwa nabi kubera yuko uyu munsi izina rya Evariste hashobora kuba aba Evariste bakoze ibyaha, yamara gukora ibyaha kugira ngo bakore inyito bagomba gushaka aba Evariste bose. Ni ukuvuga ngo igihe bashatse aba Evariste bose bitwa ko nanjye ndi umunyabyaha igihe bataraboneka umunyabyaha bakoze cyaca barafata muri anketi. Kandi igihe banjyana ntabwo ndi bwisobanure ngo si njyewe, biraza kugaragara ko atari njyewe wa wundi bamaze kumubona, bamaze kubona ibyangombwa byose bihamya yuko ari we. Ariko igihe batarabona Evariste nkanjye mu mazina yanjye w'ukuri, barakomeza bafunge kugeza igihe ankete irangira. Ubwo niko bakoresheje inzoga bayihindura divayi kugira ngo bayobye abari yo kwica umugambi w'Imana mu bantu b'Imana. Uyu munsi abantu bafashe ibyo kurya byera barabihindura babigira ibyica kandi bitubuza ubugingo. Icyo bita divayi igira divayi kuko yabanje kuba umutobe. Itabaye umutobe ntishobora kwitwa divayi.
ntabwo bikunda. Kubera rero ubushakashatsi bw'umwana w'umuntu yakomeje gukora uko ashoboye kugira ngo ashake ibikomeza ibifite ubukana, arashakisha agera ku bisharira kugira ngo abone uko yobya abantu b'Imana. Arangiza abigira ute? Abyita ibyera. Arangiza abigira ute? Abyita ibitunganye. Ibyo muri kubona hano baravuga ngo ni mumuye vino no gupfa muzapfa. Reka twinjire tujye mu isezerano rishya no tubirebe, turebe ukuntu Imana ibuzaga abagaragu bayo. Ese koko Yesu yaba yarabujije abantu yarangiza akabitegeka akabiha abantu? Yesu yaba yarabujije abantu yarangiza akabibaha? Ntabwo bishoboka. Imana ntishobora kukwangisha ikintu ngo nirangiza ikigukundisha. Oya, ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Reka turebe Luka, tureba Luka igice cyaho cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa 11. Imana idufashe cyane. Turahera 11 tugeze 17. Twumve icyo Imana ivugana natwe muri ayo magambo. Dusomera. Nuko umumarayika wa Nyagasani amubonekera ahagaze iburyo bw'urutambiro rw'ububani. Zakariya amubonye arikanga, ubwoba buramutaha, ariko marayika aramubwira ati wigira ubwoba Zakariya, kuko isengesho ryawe ryashimwe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, maze ukazamwita Yohana. Azagutera ibyishimo n'umunezero, kandi benshi bazashimishwa n'ivuka rye, kuko azaba umuntu ukomeye mu maso ya Nyagasani. Ntazanywa divayi n'icyitwa inzoga cyose, kandi azuzura Roho Mutagatifu akiri mu nda ya nyina. Azagarura abana benshi ba Isirayeli kuri Nyagasani Imana yabo, kandi azagenda imbere y'Imana arangwa n'umutima n'ubushobozi nka Eliya, kugira ngo yunge ababyeyi n'abana babo, no kugira ngo ab'ibigande abagire intungane, maze ategurira atyo Nyagasani umuryango umutunganiye. Haleluya. Imana ishimye cyane. Iri si ijambo ry'Imana. Uyu nguyu Yohana niba tuza kubona wabatije Yesu, kandi Imana yabwiye se Zakariya na Elizabeti iramubwira ngo uyu mwana ntazanywe vino, ntazanywe igisindisha icyo ari cyo cyose, kuko azuzuzwa umwuka wera. Aleluya. Kandi azaba umugisha. Nimba Imana yarabibwiye umugaragu wayo uyu mwana atari yabaho mu isi, ariko yari isezerano, ariko mu isi yari atarahagera, ariko ababyeyi be babwiwe isezerano ry'uko atazanywa igisindisha icyo ari cyo cyose. None uyu munsi twebwe abatambyi turimo kubikoresha, abakristo turimo turabikoresha. Ese umwuka wera azuzura muri twebwe? Ese umwuka wera azagendera muri twebwe? Ese umwuka wera azavugira muri twebwe? Amena. Ngo kuko azuzura umwuka wera ntabwo azanywa igisimbisha icyo ari cyo cyose, kuko azaba mukuru imbere y'Imana, ntabwo azanywa igisimbisha icyo ari cyo cyose. Ngaho ni murebe hano umubyeyi aratwita, yamara kutwita atekada ati naraye inzoga, ati ngomba kunywaho, ati ngomba kunywa kawe nibura mu ijoro, ati kugira ngo bigende neza, umwana amererwe neza. Ibi ni imivumo uri gushyira ku mwana. Hano ababyeyi be babibujijwe mbere, batagomba kunywa igisindisha icyo cyose, kandi uyu mwana yari ataravuka. None uyu munsi bamwe turarangiza tukanaziboha mu rugo nta kibazo, ndetse tukaba tukanabwira ati ntimuzinywe, twamara kugenda bakazikura muri firigo bakanywa, bakazikura ahandi twasize bakanywa. Dore ibyo turi guha umurage turukuraga
abana, kandi ijambo ry'Imana rirabibuza. Iyi ni Bibiliya ntagatifu muri kubisomamo, niho byanditse. Nimubona ko ikizira cyamaze kunyura hera, nimubona ko abantu b'Imana bamaze gutana, nimubona ko bari umuvumo, nimubona ko bari ibyaha. Twabonye ijambo ry'Imana tuvuga ngo nimuyinywa no gupfa muzapfa. Nta muntu ugomba kunywa vino, nta muntu ugomba kunywa iyi vino isembuye yubaha Imana, ntabwo bikunda. Barangiza ngo Yesu yarayigabuye. Yesu ntabwo yagabuye ibyica, Yesu ntabwo yagabuye ibyica, ahubwo abantu bakoze ubushakashatsi bwo kugira ngo bashake ibyica bashyireho. Amena. Ndagira ngo ubitekerezeho, wongere wibaze, wongere utange igisubizo Imana. Musomera ku murongo wa 14 aho ngaho nyine. Azagutera ibyishimo n'umunezero, kandi benshi bazashimishwa n'ivuka rye. Haleluya. Ngo kuko Umwana ngo azatera ibyishimo n'umunezero, ngo benshi bazishimira ivuka rye. Haleluya. None muri iryo vuka rye hagomba kurindwa icyo kintu. Tubona ku murongo wa 15 soma 15 kugira ngo turebe ryanezerwa ry'ivuka rye icyo abujijwe kitazagera mu nda ye. Ngo kuko azaba umuntu ukomeye mu maso ya Nyagasani, azanywa divayi n'icyitwa inzoga cyose, kandi azuzura Roho Mutagatifu akiri mu nda ya nyina. Haleluya. Ngo kuko azaba mukuru mu maso y'Imana, ntabwo azanywa igisindisha, iyo vino no, ntabwo azabinywaho, ntabwo azabinywaho, ntabwo azabikoresha na rimwe, kuko azaba mukuru mu maso ya Nyagasani. Bene data, nimureba ko amagambo y'Imana aturimo kugira ngo tumenye ukuri. Dufite abantu bafite za Bibiliya bashobora kuba hari n'ayo magambo yasoma ntibamenye n'icyo ababwira. Imana itubuza kunywa inzoga, ni itegeko ko tutagomba kunywa inzoga. Nibyo kuko twese twakije twarazinyweye, twarabibayemo, ariko ntabwo tukiri muri bya bindi byo kunywa inzoga. Uyu munsi turi mu nzira yo kubaha Imana, nabo tujyayo tugomba kubigisha uko kuri, ndetse n'abadukomotseho bose bagomba kumenya iryo jambo ry'Imana, bakazaribwira n'abuzukuru n'abuzukuruza babo mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu twabibonye hariya mu gitabo cy'Abalewi, Imana ibwira abatambyi ngo nimunywa igisindisha no gupfa muzapfa, ngo n'abana banyu ntibazagire ute, ntibazakirwe. Amena. Hano noneho Imana icuruje umugaragu wayo ngo ntazanywe igisindisha icyo ari cyo cyose. Yohana uwo ni we mubatiza wabatije Yesu Kristo, abujijwe kutanywa inzoga. None se ko abibujijwe arabyigisha abantu? None se ko abibujijwe kandi Yohana ko tubona ko yigishaga n'abatiza arabikora ati? Abikora gute? Ko agomba kuba mu nzira y'Imana ikiranuka, kuko ibyo byabujijwe we ataranabaho, amaze no kuba yakomeje kugira ute kubibuzwa, kubera ko umugambi w'Imana uri hehe? Uri muri we. Kubera ko umugambi w'Imana uri muri twebwe, ntabwo twemerewe kunywa inzoga.